kuciharira ni ijambo. Ese umugabo nawe ni kavukire? Yego avuka mu Biryogo. Yeah, okay. Umva ngubwire. Godfather ibi bintu nubwo nibyo byiza murakoze kwa mubikemuya gutya Jessica uri millionaire kabisa. Nanjye icyo nicyo nshaka genda ukoreshe DNA uzana ibipapuro nidusanga ari wacu nzamure nushaka uzamume nzamurera paka ubuzima bwanjye bwose ariko tuvuga ngo koko nibyo umwana n'uyu nguyu. Njewe umva nzakwitaba rwose tuzagenda turi uwabane njewe n'umugabo wanjye nawe na Sarena tugende babapime nitubona ari 100% Jessica ndakurahira imbere y'abantu n'Imana mana umwana nushaka uzambwire nzamurera ubuzima bwanjye bwose. Jessica fungura mic ya gato yankubaze kwanza na za nama z'abandi ubwo ndi kumva inama hano ibonetse abandi mutumuke wowe Scovia ngwino hano Scovia vaya Scovia fungura mic yawe bite byawe ni byiza uherereye he? Nyamirambo. Ura mugabo yarakurongoye? Ni uwo mugabo bari kurwanira ninda imwe bukukuri zo bitch zose ninda Jesugo ngaho je kuvuga iki hano ceceka duhereza muziranye gute wowe nawe wumva utuje uwo mugabo urumva nanjye naje kuri ibi bintu by'imihanda ndi kumansura nyine n'iki ibintu nk'ibyo urumva uwo mugabo swari ta just bari kuvuga yego ubyina kwa Gandarari ayirya urasetsa ave papa urumva wumva utuje ni ikigoryi ubundi akugorifada ibintu ko byari bikemutse nguyu nose ni afite uburenganzira bwo guswera washaka rega n'uwo mugabo ase wenda nawe aramutwitiye waretse tukumva aramaze nawe naze ajye mu bandi nyine dukoreshe DNA komeze kubera icyo umuntu ari kuvuga mukamuca mu jambo abandi bamuhamagaye kagaruka kandi wavuze kujya gukoresha DNA uracyashaka ibindi byiciro kuki ukundi nambara itamukoresha DNA birangiye mari vana amagambo anga byarangiye ngerekana nigendere ni ibyo ngibyo koresha DNA rumukire mani kandi nigendere ubundi fipiza kabebe kwavuze ko ari umukire na misigari mwari twarindira DNA yago tukazaga tubikira nuko muri kwanga kavuga mureka vuga ubwo saje kuvuga iki aje gukemura cyangwa aje kongera amagambo Godfather aje gukemura aje kanigendere mari usigare wowe uvugana nabo icyo ukora imbere y'abanyarwanda wemeye ko mu byumwe ura ukoresheje DNA njyewe nzakwitaba nukitwaza mbere nuko mborokora nanjye nakubura tuzakwitaba nibyo dushaka mani uwo mwara tumureye niba ari uwacu widutaranga niyo twaba turi abakene ntago twabura ibirera umwana kubera icyo umuntu ari kuza kuvuga iby'uwo mugabo ngo n'abantu bamumenye Godfather abantu bose bazi uwo mugabo bamufiteho amateka bazamure Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu kuri ubu Superstamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection impumuro mbi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye kwikubitiro umwihariko wa Superstamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko iriyariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa nimero yacu 079 04 59 63 kabiri kuba ari indaya nta kazi ke yamaze uburaya bwe narabwishimiye bazamure nyine kugira bamenye umugabo w'indaya wirirwa usambana udafasha umwana ndamwishimiye ariko ko ari indaya yanjye ufite icyo kibazo uri kugira ngo bakomeze baze basaresano ni indaya yanjye nari ndamwishimiye hanyuma we kuri kuza kukansebya uri kumva ko cyakunsebya itonde mada umva koresha DNA ubusutwa bwarangiye hano ntabwo nkomeza kubana nawe mani byarangiye abumvishe bumvishe uvuze mu byumwe biri koresha DNA koresha DNA mani birangire
urumva ubusa no mwana murere ubwo abana bane ubonye abanyarwanda baranga kugira ngo murera nawe muzane nayo kucyudashaka kubyara undi muzane murere mukurerere ubyare nundi urumva ariko bizana zizango zawe nibashaba batwita ari miliyoni ubu abantu bose baranga mu bagize ibigoryi ntabwo ushaka ko baza kuvuga ninjye nawe turi hano bose bajya gutera inda nta n'umwana uri hano wa mugore we urukumva nta n'umwana uri hano byarangiye ubikemuye neza uvuze ko mu cyumweru ugiye gukoresha DNA wasanga ari wanjye ukaduhamagara nakubrokoye uzaduhamagare tugende urumva ubugambo burangira wa mugore dore kukundi abantu bashaka kuvuga bose ubafunze iminwa ntabwo ushaka ko bavuga ngo wumve kandi igendere musigare muvuga ibyanyu imana ariko se waba uretse gukwepa gato ko tugiye kurangiza ikibazo ase Godfather kute kurangiza ibintu uyu mugore ashaka babandi none se kuza kuvuga ngo yaranerese kandi abantu muri kunga abantu cyangwa ngo muri kuza kubateranya rero ngo dushwane n'ubugira ngo mwasezeranye sheri kuza nawe urugufite nirukoroheye baby nta kibazo Jessica nose ko utanyoroheye kubera ko wumvishe ko uzajya usambana nawe agasambana ibyo ni ibibazo byanyu ntabwo bindeba ni ibibazo byacu nyine nose bikubabaje iki ko ari ibibazo byacu icyo nyene ni uburenganzira bw'umwana kubera icyo wenda uriya mukobwa wabona nawe mutwitiye cyangwa mufitiye umwana aramaze nawe azaza ukwe ubu turi kuri Miss Jessica none se wowe ibyo uriya mukobwa uretse gato ariko Jessica none se ibyo uriya mukobwa ko ari business ye wowe ugiye kumuvugira uriya mukobwa nawe azabira yaraje kuvuga iki yaraje kuvuga iki none se ko turi kuri njyewe nawe Jessica ntabwo namuvuye y'Imana ukundi nambara pe okay tugende gatoya rero gahunda irangiye urya sibyo uretse gato ese ubundi kabebe niba mukuri yego uretse aza kubaga nyuma kabebe ubundi wabwiye umugabo wawe urucira mukasoro gatwara nyoko uretse gato shamura kundana ibaze ko ari mwe nshuti za mbere kabebe ariko mukunda jewe turanambara n'ibyo gama n'imyenda y'amambara mani nta kibazo dufite bad bitch uravuga ibyo kurya wamejeje se wabushe ibintu byo kubyara ko wabyanze watuje ukavuga turamenye nabyemera rwose nta projet mfite okay reka tugaruke gato umva kabebe ubundi Godfather arangiza bino bintu ngende umugore w'umugabo ntabwo udashaka abantu bavuga okay uburetse gato nyine tuvuge turangije niba ushaka kugenda genda ariko ubundi ariko sura n'ugenda nagutuza kuvuga waburetse gato Godfather n'uko badashaka kabebe icyambere nuko Godfather Godfather kamaze kubwira ijambo icyambere nuko mu byumvisho umugore yemera ngo afite amafaranga ngo mu byumwe bibiri arabakoresheje tuzongere mu byumwe bibiri birenze ngo agaruke ngo umugabo ngo yanze umwana w'umugabo yanze umwana kandi abyiyemereye mu byumvisho ariko reka mbanze nkubaze ibihumbi 500 uri kubyumva ayo mafaranga kunangana wazanye igicuburi nanjye nkazana ikindi induzani igice madda njye naguteye inda ko numva washyushye cyane kuko nkubwiye ngo ngiye kuyatanga ibyo byo ndabyumva nijya muri wayatanga sura yafite urayageza n'ikindi ntayo ufite nta gice cyanjye uzahora Jessica ndamutse mbishyize mu buyobozi ko byaba kandi Godfather wagiye bikarangira bikava social media manukamvara muri social media wagiye mu buyobozi hano uri mu bayobozi mani nzabura nawe kugeza ryari ko wanze kujya kuburanira muri RIB wagiye kurega bikarangira tuzabura nawe ku social media Godfather hano bari kuza yongera ngo abandi ngo yatenda ngo bayasamba ibyo biramureba umva nashaka zazasambane n'abantu bose uretse gato kabebe ndashaka kukubaza ubundi ko wowe utari wo wateye unguye inda ubundi wisanga mu ntambara gute kandi atari wamuteye inda uwo mugabo yashyushye kandi avuga ko ari njye ngo umugabo kandi ngo njye ngo umugabo atabyemera rega njye muri kwirwanya n'ubundi nawe uri umugore mubi ubusasamaza ko ari inshuti yawe umugore mubi ntago reka avuga umugabo avuga njyewe niyo mpamvu nanjye mba nasaze nkaza hano avuga ngo ni njyewe ibi bintu biganisha reka makubwire buretse gato ceceka manze mvuge babarira ese ko wavuze ko nanjye nakoze mariage ejo bundi nzaruvamo watuje nkaruvamo reka mbanze mvuge umva Godfather bumumyutinze mbanze mvuge kuri kino kintu murata mumenya n'impamvu byose ndi kubikora niba utari bumvugiremo ntumuvugiremo kabebe mutinga ndagusabye ntumvugiremo ibintu ngiye kuvuga birababaza abanyarwanda mani vuga cyamvuge ubundi wavuze sindi kukumva ihanga vuga ntabwo akuvugiramo nta ntumuvuge no kuvuga ngo uyu nguyu kabebe twari dufite inshuti yacu bita Samantha yapfuye yagize accident biretse cece kangaho
abantu nakubwiye ngo myutinga umugore mbanze mvuga ibi bintu nutamumyutinga akamvugiramo biraba bibi kandi wagira nombokane nawe kugenda umva ukuntu byagenze uwo mukobwa bita Samantha yari imanga ye bagendana bakundana ari ba twins bambara imyenda isa uri kumva uyu kabebe nyine uyu nguyu barakuranye baragendanaga babyinanaga hari kuri MTN kuri Turaka mani uwo mwana w'umukobwa atwitinda y'umu DJ amaze kuyitwita inda tunakubitanira muri expo ari proud yo ko agiye kubyara umwana ambwira ati Jessica uriya mu DJ ne indangiye kwicara iwacu nuze mbyare umwana w'umukobwa yagize agisida rero indivuka amezi atageze umwana avukiye amezi 7 biba ngombwa yuko Samantha telefone akambwira ati Jessica ngende kwa muganga ameze nabi nabyaye mita nikanga ndamubwira ati wabyaye gute kandi inda wambwiye ko ifite amezi 4 amezi ashize inda gute yabivutse igihe kitageze arambwira ati numvishe mu ndahandiye banjyana kwa muganga bari bamujyanye kwa muganga ara ku bitaro bya Kibagabaga ubwo Niki yahise amamagara arambwira ati narinetse agatoki ndambwa naye narimishije kuko urumva kuko yari yaduhamagaye yatubwira ko yagiye kubyara turi guteka tugiye kumugemurira uyu mugore ngo ni Nerisi nigize mubona kwa muganga twageze kwa muganga dusanga Samantha arapfuye uri kumva umwana bahita bamujyana muri Kovezi ababyinyi bose baraza barateranya amafaranga barateranya kugira ngo dufashe ikintu cya mbere cyambabaje uyu niwe bagendanaga niwe bari inshuti magara niwe bari nk'imanga akana kararwaye muri Kovezi niyigiza atanga n'inote y'igihumbi mu bakoze contribution n'abamusuye niyigiza atanga n'igihumbi ndazamura na kete yari ahari na ishimwe yari abantu benshi uri kumva ni ngiye wagiye mfata umubiri ndawoza muri moruke uri kumva ndamwambika ndarira umugongo uracika mani uzi kujya muri moruke ukajya koza umuntu ukajya kumwambika ukajya kumumakiya mani umugongo wenda guturika ndagenda tujya gukoresha isanduku hano mu Gakinjiro ninuze n'ifoto ubwo mu gihe tuzanye umubiri ubwo bibaza imvune zose nagize amafoto ndafite nambaye imikenyero mfite ifoto tuvuye kumushyingura naje mu modoka n'ifoto ubwo ndavuga ko ndazi inyanga ngo yahinze ngo yahindaganye ngo dore ngo ni uri ngura musaraba ngo ubundi ngo ni kabebe wakabaye wufata ngo kubera yu mfite amafoto uwo munsi turi ku kiro cya Samantha yanjye na kabebe tunari kumwe uri kumva tunari kumwe muri icyo gihe nkundana na Joseph man nambaye n'imyenda yiyo foto ndahita nyoreza Godfather none hangayikire muri big screen ibintu byose nukazajya ugira ngo we ntago tuziranye kuva zamani uri kumva Samantha yarapfuye umwana agize imyaka hafi ngahe wigize ujya kumusura n'umunsi n'umwe umwana uramuzi uzi ukuntu abayeho Kate niwe wirirwa ujya gusura umwana ateranya amafaranga bakajya kumusura uri kumva none nimba umwana w'ishuti yawe mwabaye twin mu gihe apfuye utigeze umumenya ngo namusure umwana none w'umukeba wawe ndamutse mfuye nago umwana wanjye yabindaka ari umukobwa akajya imihanda kwa cyo udashaka amenyana na se zana igice nanjye igice dupimishe DNA bive mu nzira uri kumva kuki ushaka ko ibintu byose binjya ku mutwe ngenyine kuki ibintu byose urabizi neza nawe urabizi ko umwana ari uwanyu ariko n'ubundi DNA nizinaza nabwo uzanaseba ariko ayo mafaranga ni menshi yagafashije imfubyi yagafashije abarwayi yakagize akamaro uri kumva nakayahayishije umwana karya dore ninjye wishyura ishuri ninjye uhaha ninjye ugura umwenda ninjye hari n'igihumbi momo ariko mwagiye mureka mani kuki mutuma umuntu yibuka ubuzima baranyuzemo bw'imfubyi ko ndi imfubyi na mama ngira wowe uracyafite siko na nyoko ngiye ndi imfubyi nda ahantu hamwe nase na rugero umunsi napfuye nzata nibagirana n'umwana wanjye abimbobo ibyo ngibyo nibyo wifuza mu mutwe wawe nimba wumva uhangayitse nimba koko warafashe umutima wo kumuzana mama w'umugabo ukaduhuza mama w'umugabo akakubwira ati umwana koko ni uwacu aya mafaranga mama yapfushije ubusa kuki ushaka bari njye yangiza noneho reka tupasuremo hagati uzane desa sekanti nanjye desa sekanti ibintu bive mu nzira dupimishe DNA birangire uri kumva noneho ubwo turagirana amasezerano nusanga atari uwawe nzagusubiza amafaranga watanze nawe nusanga ari uwanyu uzansubiza natanze cyangwa ngiye uzanayagumanye naribi kuki ushaka ko ibintu byose binjya ku mutwe imyaka 5 yose ndera umwana ngenye fungura Mike Kabebe akoresheje amagambo akomeye Kabebe fungura Mike ufungurire mikro kanda ufungure
ayaye magambo akomeye Godfrey ayaye magambo akomeye avuze ibyo bya Samantha se urishuwa yabyo kari byo oya niba bavuze ngo ufungure make ubundi cyo uzahiga urwanga ahantu hose ibyo bintu bigira iki ubu ngiye Jessica mbambuze n'ikintu nkubwira pe kuko wowe ahubwo ibintu kuri mu mutwe ni byinshi man kuko njyewe nawe nzatanga wese turababyinya imihanda uwo Samantha ari umubyinnyi arazwi abantu bose Godfather zamura abantu bose ubundi n'abazamuriraga zamura abantu bose bazi Samantha ubundi Samantha umuzanye hano gute impamvu Samantha ni Joss kuri hano ni Serena wa Samantha umuzanye mwarakuranye ibyo ngibyo ntabwo hano bikenewe urukumva ubizi gute nzajya kumusura nkuhamagare kuki mwigira baje rokoni urasese umva wowe ita ku byawe ibyo bindi bireka ntabwo bikureba ntukavanga amasaka n'amasakaremeno wallahi nubwo Kate nubwo yaje akavuga ngo ni timu yawe wallahi ngo nabeshye yagusebye hari abantu benshi bazi none se uragira ngo azamuke nawe akuvugire n'ibyo ushaka man watu ni igice nanjye igice ibintu bive mu nzira kuko ndabizi ndamutse mpfuye umwana wanjye igice kumugaba kugaburira sasana n'ijoro akabitonde Godfather batabyarana nawe ngo baze wagiye mu buyobozi ndavuga barabatemera ko batabyarana nawe waraza ngo bazane igice wowe amabaga bose mwahuye ukifata ugafata ngo uyu nguyu nguzana DNA nabaje Godfather abaze ngo wowe gute wowe wahitubanga umwana ngo muzane ngo ni uwanjye shama okay kumvikane rero mbwira ikintu kimwe utarunazi nubwo Samantha atigiza gutera umva ndakwiyamye Samantha muvane muri bino ariko ngenda mutse mfuye ukunda kuvuga bapfu wagira ngo barakora Godfather waje wohereza mu mahoro vuga Samantha ndi mugore kandi singeneye kuba n'amavideo niba bino nabwiye ngo bizarangira mu buyobozi jya mu buyobozi ntabwo ari mu buyobozi urukumva niho kubera kuzi kuri mubi iyo mvuze ibintu by'ukuri utusara kuki uri gusara ukwiye kuri wogira ukuri nta kuri we ni wasaza Jessica wowe ni wasaza ubwiswe nakubwiye nusaruza nzasara are you seriously I'm seriously my G ndi serious maze na Kate areba Godfather buretse gatonya mbanze vuga urabona uri Kate uzamutsanga waruje ngo ni timu ya Neri ese Godfather turi mu bya Serena Samantha wipfire ukunda bapfa jyana sibye ko Kate arata Godfather nge na Kate ejo bundi twarashwanye uri kumva niyo mpamvu yaje akavugira uyu nguyu Neri ariko nawe bafitanye ikibazo umusinira ajya kubyara uri mwana wa Joss kwa muganga Kate ni wamurwaje mu kwiyamye wa mugore kandi akwiyamye barawakibyiwe itonde mvuke Joss bigeze asura n'umusore mwese nabo twabaraga kwa muganga ama voice note arahari ndafite nigiza gusura kwa muganga Joss Kate yaratubwiye ati ninge wari umuri wo murwaje umugore bajya kumubaga kwa muganga kwa kundi umva wowe uzashaka ibintu byose binsenya nkajya hasi ubwo sibyo ngibyo ibi birareba nde hano kuzana yarakoze Kate ndanamushima yigo yarakoze ndamushima yambaye uri kumva Godfather banzu ushaka icyo kindi mari bakemura icyo kibazo birangire nawe izo z'amasakaramentu ba Kate batari muri mugire mbaze mvuge bino bintu birangira buretse kabebe tuza madamu isa n'ibintu bitareba abantu bavuga ibyacu ndakwiyamye Kate nibaje akamvugira nuko nta kibazo dufitanye yarambaye hafi yarafashije uri kumva ntago bikureba ntukavugira abantu batavuze umugabo yanze kuza kugusinyira yamaze muri ku mugabo wanjye gatonya Kate niwe wagusinyiye mu rwimbo rwa Joss nk'umugabo wawe bagiye kukubaga ugiye kubyara urangije urifata uravuga ngo urumva ndakwiyamye umugore urumva ndakwiyamye ngo ntabwo umwizera ngo yazanye ibirozi ngo nibatuma kwegera byarabubabaje kandi ari we wagusinyiye kwa muganga. Ese reka mbwire kuri kunyangisha bano banyarwanda bose ngo banyange urwango rundi urwango rwano atazi nta kintu ngo nawe unzuranyanga wavuga ibiki ibimenyetso ko bihari n'abantu babizi ko ushaka kuvuga ibiki uvuga ibya byose icara utuze dukemura ikibazo ibyo bindi byose uri kujya mu mizi ntago bibareba uri kumva ntukavanga amasaka n'amasakaramentu wa mugore we ujye ubaseriye uri kumva ujye ubasere mu bintu uramukupira ku gatanda uko Kate abari ku mufungo iyo mfa ko napfuye uri inkozi mbi y'ibibinda namaze bindekira ibyo bibyanjye bindekira abo bose bakwegera n'ubundi nawe urabababaza nk'uko nanjye umbabaza mubabaza njye murahe nawe wewe ari ujya gusomana na Tony kugira ngo musambana wa
naraje nagiye kugukubitira mu mujyi nuko kutabikoze uniga wallahi utinya no kunyegera ibaze kuzana mu kazi ugatinya no kwegera ahantu ukajya umengerereza ahantu nicaye utubana na Joseph ukajya kwandikirana na Stone subiza umva ufite depression ngo nakutwaye abagabo